mu gice cyatambutse twasize Lia amaze kubwira Hamuza ko azamuhuza na Clenia akareba ko byibura yamubabarira. Ese koko bizakunda nangwa ntibizakunda? Inkuru yacu reka tuyitangire kuri aba ngabo bombi babiri. Hamuza abwira Lia akamubwira ati base unagerageze uzamwumvise umwumvishe atangire wenda ajya namvugisha, ibaze ko nsigaye mwandikira ntanasome message zanjye, yewe no kuri WhatsApp umenye yaranambrote, ndamwandikira ntibikunda, niyo muhamagaye nanyitaba. Lia ati bofre ibyo bindekere, wowe genda umakinge sure ko Kisha avuye mu buzima bwawe, nanjye nzagufasha kwiyunga na mukuru wanjye. Hamuza ashimira Lia agahera kakagenda, Lia nawe ahera ko akagaruka mu rugo. Twigarukire kuri Clenia arimo atambuka amaze kugera kuri airport. Agiye kwinjira ahura na Isimbi. Isimba kimubona asa n'uwikanze, kavuga ati uyu muntu muzihera. Clenia arareba akabona ari umuntu uri kumwitegereza, asa n'ugarutse nyuma. Ahera kakegera Isimbi akamubwira ati muraho. Isimba ati muraho neza. Clenia ati ko mbona unyitegereza cyane se wabunze hari serivisi se bataguhaye neza waba ushaka kumbaza? Isimba ati hapana, ndi kubona wagira ngo ndakuzi ariko ndi gushaka ahantu nkuzi nahabuze. Clenia ati abantu basa ntacyo bapfana, wenda hari umuntu mushobora kuba muziranye dusa akaba ariyo mpamvu. Njya numva bavuga ngo abantu hari igihe usanga umuntu asa n'inshuti yawe mwahura ukagira ngo niyo nshuti yawe. Isimba ati byashoboka, wasanga hari undi muntu nabanze muri gusa akaba ariyo mpamvu nari mbitiranyije, ariko nta wundi mutima mubi nari ndi kwibaza ahantu naba mbazi. Clenia atoya ntekereza ko nta handi hantu nzi. Isimba ati okay mumbabarire nari mbibeshyeho. Clenia ati okay with it, ntacyo bitwaye, nanjye nshobora kukubona nkakwibeshyaho. Clenia ahera kakagenda. Isimba asigara yibaza ashaka ahantu amuzi ariko akahabura. Isimbi rero aba yaje kuri airport, hari umuntu yaraje gutegereza, ashira akanya umuntu akaza bagahera ko bakagenda. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Clevis ari kumwe n'umugore we ndetse na mama we. Atangira kubabwira akababwira ati mana yanjye ntabwo mwakwizera inkuru ngiye kubabwira, nari naranze kuyibabwira mbere yuko menya ukuri neza. Mama we ati se ni iyihe nkuru kandi kuhora ni inkuru nyinshi, noneho niki kijya mbere? Clevis ati mama wari ubizi ko imfura yanjye kiriho? Ndati imfura yawe? Imfura yawe se itari uyu muhungu wawe ra?
Clevis ati ariko mama ushaje nabi, none se nta mfura ngira, nta wundi mwana nabyaye? Umukecuru ati se Debora ntiyakubwiye ko atari uwawe? Clevis aseka ati reka reka, Crenia ni uwanjye, amakuru ubu ndayafite, ndabizi neza na Debora yarabinyemereye. Gaje ati Debora mwahuriye he? Usigaye uhura na Debora mu ibanga se? Clevis ati ubwo urafushye rero, humura, kuba twarahuye nta kindi kintu kibyihishe inyuma, guhura ko twarahuye kandi byari ngombwa. Numvaga nkeneye kumenya ukuri nashakaga kumenya byarangiye nkumenye, niyo mashimwe mfite, niko kanyamuneza mfite. Undi ati okay, none se niba akiriho ari hehe se waramubonye? Clevis ati yego, ntabwo ndamubona ariko ndabizi ko ahari. Ni long story, gusa nagira ngo mbamenyeshe ko imfura yanjye ikiriho, nibinkundira bikampira umwana wanjye nzamuzana mu mubone. Tuve kuri abo ngabo twigarukire kuri Gloria bari kumwe na daddy we ndetse na Debora bari kuganira, ariko ubona Debora atishimye. Papa Debora abwira Debora, akamubwira ati Debora byose nta makosa yawe, uriya mwana ibyamubayeho n'agahomamunwa kandi byose ni ukubera wowe. Uribuka inshuro twagiye tukwinginga tukubaza ngo mbese umwana ari he? Uribuka ukuntu wajya gutubwira ngo ntiwigeze ubyara, ngese hari uwigeze ukubona ubyara, ngo nta mwana ufite, none uyu munsi uri kurira ngo umwana wawe ntashaka no kukwegera, ngo nta nubwo ashaka kukureba mu maso. Byose ni amakosa yawe, urwanga gufitiye ni ukubera ubugoryi bwawe. Debora arira ati dad, byose ndabyemera tata, nakoze amahano ariko narisubiye, ese nimubona ko nahindutse? Gloria ati nibyo warahindutse, ariko ibyo byose ntago Crenia yabize, yabibwirwa n'iki se? Uyu munsi yibaza impamvu wumvaga wowe udashaka akamenya kubaho, biragoye kumwumvisha. Njyewe nagerageje kumuvugisha, arambwira ati harya wowe uvukana na mama? Ndamubwira ati yego, yarambwiye ngo mwese muri bamwe, mva imbere nawe sinkeneye kukubona, nta nubwo nkeneye kumva ibyo umbwira. Kari yaramwinginje ngo anamvugishe, aramwinginga ariko aranga. Hakubereyeho murumuna we rero uriya we ni ibindi we ngira ngo ahari ntaba ashaka ko tunamuvugisha. Urwanga umwana wawe gufitiye urarukwiye pe, urarukwiye, ahubwo hama hamwe wakira ingaruka z'ibyo wakoze, hama hamwe nyine wakire urwanga umwana wawe ari kukwanga. Uyu munsi ni wowe wakabaye utewe ishema nawe, wakabaye unejejwe n'uko umwana wawe akomeye muri iki gihugu. Ese ubundi wabuze akazi akora? Debora ati nakabwirwa n'iki? Ntabwo yigeze akambwira. Nose ubundi yari kukambwira gute? Ese ubundi yari guhera he ko tutigeze tuganira byinshi? Koko yari kumbwira gute? Yari kukambwira ate? Gloria terega, jya ushima Imana ko yanakuvuje. Ibaze iyo aza kumenya ko uri nyina ukiryamye hariya, ngira ngo ahari ntiyari no kukuvuza.
yari kukureka ukahasiga ubuzima. Basi uzajya ugendera kuri ako k'umwana wawe yakuvuje, ariko yakuvuje atazi kuri nyina, yakwitaga anti. Ibaze ko na anti naryo yarahiye ko atazongera kurikwita. Deborah, Xenia niwe muntu wa mbere navuga ngo kuri ubu ngubu gufitiye urwango mu mutima we ruravumera. Byonyine niyo umureba mu maso ihita umusomamo umujinya n'urwanga gufitiye. Raoul na Carrie baramwigishije ntako batagize buri munsi, ariko ntago rwose ajya yiyemera kuba yaguha imbabazi. Ibaze ko n'ubu bakiri kumwigisha ngo yemere guhura na papa we ndetse ahure natwe. Ibaze ko muri we abavuga ko atifuza kubona abo mu muryango we, yaba ari kwa se ndetse no kwa mama we. Gusa nyine ihangane, njye ntacyo mfite nakora, mbaye ngifite nagufasha. Nubwo uri ikigoryi ariko uri icy'umuryango, turavukana, uri amaraso yanjye. Gusa nyine ujye wigaya, warahemutse pe, wakoze amahano, wakoze amabara ndetse n'amarorerwa. Sinzi ngo uzasenga isengesho rimeze gute rizatuma umwana wawe akubabarira. Gusa indi nkuru nziza, twatanze inamba ya wa muntu wari wakugize kuriya, polisi yamaze kumuta muri yombi. Noneho ushyitse umutima mu nda ntabwo azongera kuguhiga. Ibimenyetso bimushinja birahari, harimo na wa museriveri yishyuye amafaranga kugira ngo aguhereze uburozi mu cyo kunywa. Ubwoba rero bwo kuba wakwicwa bw'ubu bushyize ku ruhande, ahubwo usigara ufite ubwoba bw'uko umwana wawe azakubabarira. Deborah ati nakwifuza iyo nza kuba narepfiriye, simbe ndi kunyura muri ubu buribwe bwo kuba ndi kwangwa n'umwana nibyariye. Papa Deborah terega nanjye ndi Xenia nago nagukunda. Mwuzukuru wanjye afite ishingiro, nta rukundo wigeze umuha, nta rukundo rw'ababyeyi yigeze abona. Waramutaye umutangaho nta kintu amaze, ntiwigeze unagaruka inyuma ngo ugende urebe nuko abayeho. Ese basi utekereza ku myaka umwana wawe afite? Waba wibuka ko ubu Xenia afite imyaka igera muri 20 na? Harya we wamubyaye ntiwandusha kumenya imyaka ye? Deborah afite imyaka 23. Undi ati ngaho rero nyumvira, wabyumvise se? Noneho wajya wabyumva? Ibaze iyo myaka yose, imyaka 22 n'amezi 8. Uribuka ko wamutanze afite amezi 6? Harya ubwo ishyira mu mwanya w'umwana wawe, wowe uriwe. Umubyeyi yaragutaye ku mezi 6, ukamubona ufite iyi myaka 23.
hashize imyaka 22 n'amezi 8 uwo mubyeyi wamubabarira? Muzehe ati mundekere umwuzukuru, niba ari kukwanga afite ishingiro. Debora wari warananiye? Debora uribuka turwana buri munsi amajoro yawe ya buri munsi? Nkakubaza ngo umwana wamutaye he? Uribuka ibyo wambwiye? Akujya wicara ukibuka ko urugo rwa murumuna wawe wari urusenye? Imana iri kuguhana, uri kwishyura ibyo wakoze. Hama hamwe uhure n'inkoni y'Imana, icara hamwe uhure n'igihano Imana yaguhitiyemo. Ahubwo ibi ni bike n'ibindi biracyaza. Gusa ndakugaye, gusa nishimiye ko umwuzukuru wanjye akiriho. Niyatambabarira ngo anyite sogokuru apfa kuba ariho, umwana wanjye arahari. Ndabizi igihe kizagera amenye ukuri. Ibyo uko azakubabarira ntibinde ugomba kugerageza ugatuma umwana we yongera kukwiyumvamo, yewe akanagukunda. Naho bitari ibyo uzahangana n'urwango ruri mu mutima y'uwo wibyariye. Gerageza rero uhangane n'urwo rwango. Sinzi uko uzabigenza kugira ngo urwango umwana wawe agufitiye rube rwahinduka urukundo. Kuko sinzi icyo wakora nanjye. Tuve kuri aba ngaba twigarukire kuri Isimbi. Isimbi bari kumwe na Jesse. Kamubwira ati Jesse, nahuye n'umukobwa nshaka ahantu muzi ndahabura, n'ubu ntago ari kumva mu mutwe. Niba twariganye, niba naramubonye muri televiziyo, niba hari ikirori twahuriyemo, ntago mbizi. Jesse ati noneho wasaze, none se uwo mwahuriye? Undi ati twahuriye yewe kuri airport. Ati kandi nabonye asa naho ari hakora kuko yari yambaye imyenda y'akazi afite na badge. Undi ati se kuki utasomye kuri badge ye ngo urebe amazina? Undi ati ntago nabyibutse pe. Atari ku bundi reka nze nkwereke. Nigeze kwijijisha mufotora agafoto, reka mukwereke. Aramumwereka, Jesse yareba kavuga ati iyi foto ntago iri kugaragara neza, ariko nanjye ndi kubona wagira ngo ndamuzi. Undi atari ku bundi nta kuntu twajya ku rubuga tukareba abakozi bo mu ndege ko baba bariho n'amazina yabo? Isimbi ati icyo gitekerezo ni sawa, ahubwo zana mashini turebe. Batangira kujyaho barimo bareba abakozi. Jesse ati nizere kuri kwibuka isura. Isimbi ati yewe ndayibuka. Bajyaho, Jesse akireba akubitwa n'inkuba akumirwa. Isimbi ati subaye iki ko wikanze? Undi ati ngaho nawe irebere. Irebere nawe, reba ibyo mbonye. Undi ati se n'ibiki ubonye? Undi ati ibintu mbonye nawe byirebere. Isimbi ahindukiza mashini, nawe yamara kubireba agahita yikanga akavuga ati oh kumbe rata, nkabikeka nkashaka ahantu muzi, ariko yabaye mwiza, yavuyemo icyuki. Umva ko mbere wavugaga ko ari agaturage, mbega umukobwa w'icyuki we. Uzi ko none utanafungura udushumi tw'inkweto ze? Niba ko kuri yari Crane yatwiganye
nk'uko mbisomye hano sha Jesse ubu ngubu Crane yarakurenze pe. Jesse ati vuga gake ariko vuga gake Logan atakumva uragira ngo ahite yumva ko turi kuvuga kuri Crane. Urajya ngo bigende gute mbabarira vuga gake ntabwo nshaka byumva. Isimba ati se Logan ari hano? Jesse ati yego yaraye hano n'ubu araryamye araruhutse. Isimba ati hariya ntabwo bavugaga ko Crane yapfuye? Ati none ndebera yavuyemo umuntu urenze. Oh my god, ngaho rebuzi ko atwara indege bana. Ariko sha yabaye icyuki ngukumbuje kumureba. Jesse atariko se wacecetse ibaze nk'ubu Logan akumvise. Logan ahari nawe abakangutse aza aje mu sitting room asa nuje kureba Jesse. Isimba ati ngaho ibaze umunsi Logan yamenye ko Crane yakiriho. Sha urukundo rwanyu rurahita rurangira. Jesse ahita abwira Isimbe akamubwira ati ntago agomba kubimenya, ntazigera bimenya, ngomba gukora uko nshoboye nkabana na Logan vuba ataramenya ko Crane yariho. Akimara kuvuga Crane Logan ahita avuga tuvuze ngo nde? Numvise muvuga Crane muri kuvuga nuwahe? Isimba aramucabiranya ati n'umushuti wanjye witwa ko ukora ku kibuga cy'indege kare nyine namubonye twahuye, nari ndimo mbwira Jesse mubwira ati nabonye umushuti wanjye twahuriye ku kibuga cy'indege, hari hashize imyaka myinshi ntamubona. Logan ahita yigendera ahera akakigendera akabihorera. Jesse asigara atonganya Isimbe kabwata kuri ikigoryi. Urumva ukuntu bivuze? Wowe uranavuze ngo wamubonye kuri airport. Ibaze nkuba aramutse agiyeyo Logan we ntago muzi. Ibaze aramutse avuze ati kanye kuri airport njye kureba uwo Crane. N'uyu munsi ntago Logan ajye yizera yuko Crane yatakiriho, none nawe umuhaye amakuru neza. Isimba ati nanjye nari nshatse kinyoma ndi bumubeshye yewe nta kibuze, none se wagira ngo mubwire ngo iki? Yaradufasha amaze kumva turi kuvuga Crane, none se ubwo twari kumubwira iki? Jesse ati nakemera ngatanga n'ibyo ntunze, ngatanga n'ibyo mfite byose, ariko Logan akaguma ari uwanjye. Logan ahantu abari yibaza ibibazo byinshi bigasa n'ibimucanze. Ahita agaruka mu cyumba ahera akagafata telefone ye akajya ku rubuga kavuga ati barya bambwiye ko wakora ku kibuga cy'indege, ubuse njyeyo ariko reka ndebe. Nawe ajya ku rubuga mu kureba akareba kabona abantu bariho, areba amafoto ariko ntasoma amazina. Anyura ku ifoto ya Crane haku yayigera akayitegereza, ariko nanone akabona uwo ni mwiza cyane kavuga ati uyu ntago yaba ari we. Ahita areba akabona izina, akabona izina riri guhura n'irya Crane yaze, ariko nanone bikamucanga kavuga ati ariko se Crane utaragiraga epfo na ruguru, Crane utarufite n'umuntu umufasha, hawo kamuzi ko yaba asigaye atwara indege,
how ukamuzi ko yaba asigaye akora kuri airport? Ntago ari we, ahari uyu nguyu n'uwo bahuje amazina. Ikindi ndabona uyu nguyu ari na mwiza cyane, ntago yaba ari we. Ahita arambika telefone akongera akiryamira. Tuva aho ngaho twigarukire mu rugo kwa Raoul. Crane yabatashye, akigera mu rugo ahasanga Clevis na Meddy na Raoul na Carrie bicaye bamutegereje. Arinjira akabaramutsa, yarangiza akagenda. Asa n'uzamutse ngo yigire mu cyumba. Agitera intambwe, Raoul aramuhamagara akamubwira ati Crane, buretse gato, ngwino wicare hano tuganire. Crane ati Daddy, reka mbanze nkuremo imyenda mpindure n'inkweto, urabona nambaye inkweto ndende kandi ziri kumbangamira. Basi ndahita ngaruka. Ahera akazamuka aragenda agahindura imyenda, asanga ari mu cyumba. Ati kandi ujya iyo uburetse kuza koko, ariko muri iyi minsi wabaye nk'idolari we, uzi ko umeze nka zahabu, uzi abantu birwa hano baje kugushaka. Ejo bundi havuye umusaza ngo ni papa wa mama wawe. Crane ati Ria, tutaza gushwana, mama ngira ni Carrie, sinzi undi mama uri kumbwira. None se ndeke kukubwira ko sogokuru wawe yavuye hano? Crane ati nta hantu na hamwe nifuza guhurira n'umuryango nkomokamo, yaba data yaba mama nabo bakomokaho bombi bose, nta n'umwe nifuza kubona. Ria ati none se ntago unyuze mu sitting room? Ntago ubonye ko harimo abashitsi? Bariya nabaje kugushaka. Crane ati ngushye, uri serious? Ria ati cyane, uriya mugabo ubonye uri kumwe na oncle ngo ni papa wawe. Numvise ababivuga ariko I'm not sure. Crane ati uriya mugabo mbonye mwiza kuriya wiyubashye niwe data umbyara. Ahita aseka ati ngahibaze, mbaye mfite data w'umusirimu nk'uriya wambara neza kuriya, hanze hariya mabonye imodoka z'ibikoko ziparitse, maybe wasanga harimo n'iyi, akaba ari data. Byaba bitangaje. Ria ati nyambara nibyo, njye kandi nahoze mbyumviriza numva ibyo bari kuvuga. Ndavuga nti reka nze ntera agatebe nicare ndebe intambara igiye kubera. None nawe uraje, ngaho gira bwangu umanuke mu sitting room nyine. Crane ati naho njye. Ria ati none ugiye gusuzugura sose? Ugiye gusuzugura Raoul ndetse na mama wawe Carrie? Ngaho basuzugura. Crane yariyumvira, yarangiza akavuga ati ariko iyo bitaza kuba mami ndetse na daddy naho mba ngiye, byose mbikoze kubera tata na mama. Aramanuka, Ria akamumanuka inyuma. Ria agera hagati akiyicarira mu ma escalier, ntagere mu sitting room ariko abareba muri salo. Crane yaragenda akicara. Raoul akamubaza ati none se akazi byagenze neza? Ntago unaniwe? Crane ati Dad, kunanirwa byo bihoraho, ariko nyine akazi kagenze neza, ibintu byanjye byose nta kibazo n'iki na kimwe kigeze kizamo, ndamahoro. Raoul ati rero umukobwa wanjye subizi se ko ngukunda?
Crane ati tata ndabizi ko nkunda kandi nanjye ndagukunda wowe na mama ndabakunda pe. Raoul ati none se hari ikintu nagusaba ntukemere. Crane yariyumvira akavuga ati tata byaterwa. Raoul ati rero nk'uko uri kubibona turi hano turi bane, njyewe na mama wawe uratuzi, njyewe na uncle wawe Medi uramuzi, ariko uyu wundi wicaye aha ntabwo umuzi, yitwa Clevis. Yahoze ari umugabo wa Debora mama wawe. Crane yatoya tata banza ukiriya ringi iryo jambo uvuze. Mama wanjye mfite ni Carrie. Debora ntago ari mama. She's not my mom. Ntago mbyumva. Mama ngira n'umwe. Raoul atoke ndabyumva, ntago uba ushaka kubyumva ariko niko kuri. Crane ati dad wituma mbabara, vuga uti yahoze ari umugabo wa Debora, umbwira ibyo ushaka kumbwira ariko ntiwongere kuvuga ijambo mama. Apana, she's not my mom. Mama wanjye n'uyu twicaranye hano. Raoul atoke it's fine. Uyu rero yitwa Clevis akaba papa wawe ukubyara. Crane ati ariko tata wambabariye, papa mfite ni wowe, sinzi ibindi uri kuvuga hano uri kubikura. Raoul ati se waretse tukabanza tukumvikana. Crane yatoya dade iyi mikino ndayirambiwe, ejo nzabona n'unduje ambwira ngo ni oncle nawe, nzabona n'undi umbwira ngo ni mama wacu, ejo ubundi se wabona n'ejo bundi nzabona undi uzumbwira ngo ni mama, wabona nzabona n'undi mugabo uzuvuga ngo ni papa. Iyi mikino ndayirambiwe, naba ari papa nangwa se atari we I don't care, ntabwo mbyitayeho. Ninshaka amaraso ntembamo abaraye, ari papa wanjye byanyabyo, ari we wambyaye, ntago muzi, papa nzi ni wowe. Rero mbabarira kandi excuse me. Crane ahera kagahaguruka akanigendera. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Crane azakomeza kwanga ababyeyi be bombi kugeza ryari? Ese Clevis nawe yakabaye ahura n'urwango rw'umwana we? Ese nawe yaba hari ikosa afite? Mbomboni zawe wumva inkuru, wumva na Clevis akwiye guhanirwa ibyo Debora yakoze? Ese Crane azagera aho ngaho abumve basaba babarire? Inkuru yitwa Nambabazi naguha, byose tuzabimenya mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.